narifite umukobwa mu rugo umfasha kurera abana banjye bo mu rugo, nkagira n'undi umfasha ibisanzwe. Ubwo rero uwo mukobwa narifite umukobwa umaze igihe afite umwana, agira ikibazo, umwana wararwara, arambwira ati reka ngende ndebe ukuntu umwana ameze, ninsanga bitari grave ndahita ngaruka. Aragenda amara iminsi, narampamagara arambwira ati mama Brighton, ndabona nzatinda, shaka umuntu ugufashije, ninza nzakomeza akazi kanjye. Mbwira umuntu nshakira umukobwa wo kumfasha, yaramaze mu rugo hafi ukwezi kwe kwari kuzuzura ku cyumweru. Ariko umukobwa amaze ibyumweru birageze mu rugo, ntabwo mbatindira. Umukobwa amaze ibyumweru yageze mu rugo, mbona afite comportement zitari nziza. Gutya abana bitetesha, umwana yamukora agahita mureba ngo njye sinjya nyina n'abana, ngo kandi mwabana mwe nabaturitsa. Ndamubwira tanti, kubera icyo ubwira abana ngo babaturitsa? Ngo nanabaturitsa. Ariko nkabona n'umukobwa udaseka, afite umujinya, afite uburakari, avuga maybe ashobora kuba ava muri famille yamufashe nabi cyangwa iki, reka muganirize. Muganirije numva still afite umutima mubi wa kinyamaswa. Ndamubwira ko njye numva ubwira abana ngo uzabica, kwicuza icyo ari cyo, ngo nanamwica ariko ntabirenze. Ndavuga my goodness. Hanatashye ndabimubwira papa Brighton umugabo wanjye, arambwira ati ntukaze gukinisha ibintu, uriya mukobwa aramenye adafite umutima mwiza, muhemba atahe. Kuwa kane rero mu gitondo ndamubwira nti itegure utahe, ndabona imico ufite utabasha kurera abana, ngo ntabirenze reka nkarabe. Ndamugasaba kuko umugabo arazinduka saa 12 n'igice, yitegura gake kujya papa Brighton agenda. Ariko papa Brighton akaba yarabonye ko ntago ari umukobwa mwiza, aravuga ndava hano uyu mukobwa agiye. Aritegura saa 12 n'igice, twari tumaze kumuhemba amafaranga ye, asohotse igipanga agiye. Umugabo nawe aritegura aragenda. Sasa wa mama wundi ufashe imirimo ndamuhamagara, ndamubwira ngo twara abana ku ishuri. Atwara abana ku ishuri, ariko ndamubwira nuva gutwara abana uze hano, hari ikintu ushaka ko tuvugana. Buriya reka mbabwira ikintu kimwe, kugira umutima mwiza ni byiza. Ikintu nari mpamagariye umama nta kindi, nari maze iminsi mabukwe aje kunsuranzanira ibintu byinshi. Ndavuga uyu mama nubwo amfasha ariko ni n'umwana mwiza, icyo mfite nge sangira nawe. Nifuzaga kumuha ibintu ariko sinari nabimubwiye ibyo ngiye kumuha. Ndamubwira uze kugaruka, aragaruka. Sasa nihuse tantine yarahengera, urumva yagiye saa 12 n'igice, yagarutse mu rugo iwanjye saa 2. Numva umuntu ari gukomanga, ndamubwira ninde, ngo ni Christine, nturashaka iki? Ngo hari ibintu nasize mu rugo mfungura mbirebe. Nibiki? Ngo nasize umupira wa kabodi, njya mu cyumba cye ndawumuha. Ndamubwira niki kindi? Ngo uburoso bwanjye bwo kwinyuguza buri aho ngaho. Mpamagara umugabo arambwira ati ntumufungurire amafaranga afite, ntago yaburamo uburoso bwa 200. Sasa umukobwa yararindiriye ahantu dutuye ni mu mazu, n'abantu babacaracara, yurira igipanga aca mu gikari. Ubwo yari yamekenze shuwa nta bandi bantu baba mu rugo, nari ndi mu rugo njyenyine mu gikari. Noneho yurira mu gikari, kubw'Imana wa mu mama yaje. Ndamubwira aca kuri saro. Umukobwa arebye mu gikari abona nta muntu uhari, arasimbuka. Sasa ndi kumwe n'umama muri saro, ambwira ati mama Brighton, ndumva ikintu gisimbuka inyuma. Ndamubwira nta kintu gihari, kwa duturanye n'abantu bafite igiti cya avoka. Ndamubwira banza ari avoka iguye. Ngo hoya. Umukobwa uko yaje yarasimbutse agwa mu gikari, ahita akata yinjira mu gikari ku muryango ufunguye, ahita aca muri cuisine yo mu nzu aho tubika ibyuma, amakanya, ibiyiko. Aratangira shaka ibyuma, ariko ibyuma biteka ntago byari birimo, harimo ibyuma byo ku meza. Nuko byarakize, yankatishije icyuma cyo ku meza ahangaha ku kuboko, kira kiba gifite utwinyo, abaryafashe icyuma. Umama arambwira ati ndi kumva ibintu muri magazine. Nabwo nta kintu gihari. Arambwira ati ariko reba, mva muri salon, njya muri salon manje mu gukata muri koridoro, nahuye nawe ahita mfata ku ijosi. Urumva siniyatandaga ko hari umuntu. Yamfashe mu ijosi, ndani mfite plante nayikuyeho kuko yarayifashe cyane, arayikurura irashikuka. Iyi ni perike nambaye. Mbamvugije induru, yamfashe mu ijosi nsa nk'ufeintinze, aho andekuriye mufata nanjye amaboko, amfata umusatsi, mitama magana mama ndapfuye. Aravuga ati azayiruka ngo yarazi ko ari ibibwa hari bisimbutse bije mu rugo. Umukobwa wakumfata gutya turagundagurana, naye napfumutse hano, amenye yari yampfumuye umunwa, nikubita ku gikuta, naho hose narakobotse kuko ndi n'inzobe, nahakuta kwabaye icyatsi, sinzi ikintu yankubise, sinzi ukuntu byagenze. Uwo mama itarwana no gufungura kuri saro, tuba dusohotse kuri saro tumufungirana mu rugo, duhamagara ubuyobozi. Rero nkuko yajyaga ahora avuga ngo azica abana banjye, yabwiye uwo mama aramubwira ngo